bateraniye ahangaha, tugomba ko abantu badukurikiye mwese mugomba kwizera uwo mwami wacu wadukunze twarabo gupfa. Niyo mpamvu duhora tubwira ute tuje imbere yayo, kuko ndibuka nganje nari ndi umunyabyaha ukomeye, nari ndi umusambanyi, nari ndi umujura, nakora byinshi byangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko kubera ubushake bwayo n'ubushobozi bwayo. Iyo dusomye Abaroma 2:4 haratubwira ngo Imana niyo irehereza abantu kwihana. Nawe uri hirya no hino, ni wewe ugomba kugenda. Imana ntabwo ugomba kuyishaka, yo igomba kugushaka kuko yakumenye kera ukiri urusoro mu nda yawe. Ntabwo ubaho ku bwawe, ahubwo ubaho ku bw'Uwiteka. Niyo mpamvu twese tugomba guharanira kuja imbere y'Uwiteka, kuko iyo dusomye Abaroma 2:7 haratubwira ngo dushakishe ibyiza tudacogora. Abakeneye ibyiza wagomba kubikura imbere y'umwami wacu. Niyo mpamvu wakora ndagira uco ubona, wahinga yemwe ndiweme nibyere, watera ariko nibyere ugacuruza, ariko Imana yacu niyo itanga imigisha. Kuko iyo turebye mu rugendo rw'Abisirayeli, Imana niyo yabajanaga ikabarengera, ariko ntabwo hari ku bushake bwayo, ahubwo bwari ku bushake bw'Uwiteka. Kuko Farawo yinangiraga umutima, yarangiza akavuga ngo Abisirayeli ntibashobora kugenda kuko yabakoreshaga ubucakara, ariko Imana kuko yari zitangiriro n'iherezo, niyo mpamvu yakuye ubwoko bwayo. Nawe muntu uri ahangaha udukurikiye, uyu munsi nawe wafata umwanzuro wo gukurikira umwami wawe. Ndahamagara mvuga ngo izina ry'Imana rihimbaze kandi rihabwe icubahiro, kuko iyo dusomye muri Matayo 5:1 haravuga ngo hahirwa haba imitima itunganye. Nawe umunsi umutima wawe watungana ukaja imbere y'Uwiteka. Niyo mpamvu tugomba gukora ibintu byose turi imbere y'Uwiteka. Ndaguhamagaye uri hirya no hino, kuko wafata umwanzuro nawe ukagana imbere y'Uwiteka, kugira ngo Uwiteka azagufashe, azagukomeze mu rugendo rw'abatangiye. Iyo dusobye muri Zaburi ya 23 haratubwira ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena, ngandyamisha mu canya c'ubwatsi bubisi, ngajana mu mazi adasuma. Niyo mpamvu nawe uyu munsi wafata umwanzuro, Uwiteka akagushira muri bwa bwatsi bubisi, kuko niwe muremyi wawe, niwe mutabazi wawe, uzatuma urugendo rwawe watangiye rugera ahantu Imana ishaka, kuko ndaco wibwira. Uwiteka niwe ushobora kukujana akakushiraho ubushigenewe. Niyo mpamvu tugomba twese guharanira kugira ngo tuzabane n'Imana akaramato. Iyo twakoze, kuko iyo dusomye mu Tangiriro 2, Imana niyo yiremeye umuntu yarakunze, aravuga ngo tumureme mu ishusho yayo. Niyo mpamvu yari ikuzi kera utari wabaho, iragenda iramurema. Imaze kumurema, nubwo yahuye n'umuriganya Satani agatuma ateshuka imbere y'Imana, ariko kubera Imana yari umutunzi w'imbabazi, ubwo yahise igenda, ico gihe yarawo gupfa, ariko Imana iragenda izana itungo ryari ririho irya abambika uruhu, kugira ngo Uwiteka igire ute abane nayo. Niho icaha cyatangiriye, agahini icamwere nyina Abeli, kubera ryasha riri mu bantu, ryasha riri mu barozi, ryasha riri mu banzi, ryasha riri mu baturanyi. Ariko Uwiteka kuko ari umutunzi w'imbabazi, nabo Uwiteka arabakeneye kugira ngo abashire ku soko y'ubugingo, kugira ngo ejo bazabona ubugingo, ejo bazabona agakiza, babane n'umucunguzi wacu. Twese tugomba guharanira kugenda imbere y'Imana, kugira ngo ejo tuzabone buriya bugingo twasezeranije. Kuko Uwiteka ni Imana nziza, ni Imana y'amahoro, ni Imana nyir'ubutwari, kandi ni Imana y'ubushobozi. Niyo mpamvu abari hirya no hino nabararikira gukurikira umwami wanje, kuko nari mvuye. Ubwo natangira ndanga igitekerezo, nari mvuye ubwo muri 94 nari ndi mu guhunga, naguye mu mugezi munini cyane. Maze kugwa mu mugezi munini, amazi arandembana, angura andagizanya nk'iminota 30, ariko kubera ari umutunzi w'imbabazi
iyo dusomye muri Matayo umurongo wa 8 haratubwira ngo ibice 8 umurongo wa 30 ngo abaye bamenye kera nanjye yahise imenya ubwo naguye mu mazi irandokora abasare banguramo mvamo ndi muzima, niyo mpamvu nzabana nayo iteka ryose. Nawe ye muntu urahangaha, ubu butumwa nguha ndagaruka kubesha ahubwo byabayeho, niyo mpamvu rero ngomba kubana nayo ngayikorera ngageza ku butumwa, kuko yabwiye indumwa ati nimugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa, mubazana ku mwami wanje, ku mwami Yesu, kuko uyu munsi nawe aragushaka, aragukeneye kugira ngo nawe ugire aho uva naho ugera.